umugabo w'umukapiteni ni witwa Burkina Faso. Traore. Burkina Faso bamaze kugerageza kwica uriya mukapiteni inshuro 8. Agira n'abaturage bamurarira. Abaturage assassination attempts 8. Assassination attempts 8. Twumvikane naramara n'umwaka ku butegetsi mu guharanira ibintu runaka, ntabwo ubikora one day. Umwanzi ushobora kumutsimbura uyu munsi ukamubuza kurya, ariko ukamusigira amata yo kunywa, mu gihe uko kurya wamukuyeho biguhesha umwanya wo gutegura uburyo uzafunga na ya mata. Ntabwo wabikora umunsi baguhitana. Ntabwo Abafaransa bari biteguye kugwa independence utabasinyiye biriya butekamutwe. Ntibishwe bakiri bato cyane. Kuri iyi nshuro biraza gutandukanira hehe n'ibyo twabonye mu myaka 50 bagombaga gupfa. Buriya never be a hero alone. Ntuzabe intwari wenyine. Nawe niba ushaka kugira amahoro akaba ariwe mukiri wanyu, uzashaka undi mujyana ufata akaboko, mukire muri babiri, kuko muzaba mufite ijwi ryo gukontorora famiye. Wanze famiye yawe ntizagusenya. Gaddafi nibyo yari arimo byo kubohora Afurika, ariko Gaddafi was the only hero mu gitekerezo cye. Ntabwo wakwicara ngo uvuge ngo ngo iki kintu ngo nigikora umwanzi azanyica. Nta kintu wageraho. Ubu se iyo tuvuga ngo ngo Habyarimana ashyigikiwe n'Abafaransa, ashyigikiwe n'ibihugu n'ibi, kubohora iki gihugu ntabwo byari gushoboka. There is sacrifice, and sometimes you give ultimate sacrifice. Ubwitange bwa nyuma burenze bwo kuvuga nishaka mpfe ariko ibi bigerweho. Tubahaye ikaze bakunzi ba One Nation Radio, ni radiyo ya diaspora nyarwanda, ijwi rya diaspora. Turi kumwe na Robert Mugabe, n'umusesenguzi udusesengurira ku ngingo zitandukanye. Turi hano Kicukiro kuri Kaso, niho turi kuganirira, n'ahantu wabona icyo kurya cyiza n'icyo kunywa kimeze neza, gikonje n'igishyushye. Tugiye kuganira Bob, tugiye kuganira uyu munsi. Twongere tunagushimire cyane kandi ku mwanya wawe uduha nka One Nation Radio, radiyo ya diaspora nyarwanda. Murakoze, gana ku ngingo twagiye. Jewe mu bitambangura kuko urakoze cyane. Umwanya wawe turawizi ufite agaciro gakomeye cyane. Reka tukubaze ku birebana n'Ubufaransa. Iki gihugu cy'Ubufaransa ni igihugu ki ku mugabane wa Afurika? Iri jambo n'ingufu kimaranye imyaka n'imyaka, ni ijambo cyabonye gite mu bukoroni? Bakoronesha ibihugu byinshi bya West Africa, banabivuyemo basiga bakoranya amasezerano ari dubious y'ubutekamutwe, bavuga ahubwo uko ari bo bakorana amasezerano ko bazajya bamanaginga ubukungu bw'ibihugu bya West Africa bibereye i Paris. Ni ukuvuga ku mafaranga igihugu cyinjije, amafaranga igihugu gisigara n'amafaranga make yandi akoherezwa i Paris kugira ngo ashobore kubakinga ifaranga ryo bakoresheje ryitwa franc, ryitwa amasefa, ariko aya amasefa ari backed na Central Bank y'ibyo bihugu bya West Africa biri muri ECOWAS,
yibera i Paris. Icyo rero niyo mpamvu byaturutse mu bukoroni, ariko bagiye banga ubukoroni buriya ni narwo rupfu. N'Ababiligi barabigerageje ariko biranga, babigeragezaho uburyo bumwe muri Congo, niho urupfu rwa Patrice Emery Lumumba rwaturutse. Ariko icyo gihe Abafaransa bo babikora, abantu benshi bagiye baharanira ubwigenge, Ubufaransa bwagiye bunabica, bakoresheje of course n'abandi banyafurika bakora amakudeta. Icyo gihe nibwo bakoze ibyo bintu, ariko ntabwo gusa ari abasefa gusa bakoresha iby'ubutekamutwe, hari n'amasezerano bagiye bagirana n'ibyo bihugu cyane cyane bya West Africa, byo bategekaga yuko niyo batuvugiye tenda yo kubaka kaburimbo, ni urugero, leta zabo z'ibyo bihugu bya Afurika bya West Africa, leta zabo ntabwo bemerewe gutanga tenda ngo abantu bapiganwe. Barabaza bakabyohereza i Paris, kugeza i Paris ivuze iti ntabwo twebwe iryo soko turikeneye, na exclusively ni ibyabo. Ubufaransa bwabikoze buvuga ngo buriho burarihisha ukuntu bubatse ibyo bihugu bakabiteza imbere mu gihe cy'ubukoroni. Of course ni ibintu bya manipulation. So ubu ngubu rero babiteje imbere buriya byakabaye ubukoroni. I don't think so, ntabwo mbyemera gutyo, simbyemera, ariko si njye utabyemera. Hari abaturage benshi bo muri West Africa tumaze kuganira, abaturage benshi tumaze kuvuga, banabigaragaza ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru, ndetse n'amakudeta arimo kuba cyane cyane mu bihugu bya West Africa, birahagarika ayo masezerano hamwe n'ibyo bintu by'amasefa. Icyo nibaza aho ngaho wari ugeze naho hanakomeye cyane, izi kudeta ziri kuza ziri gukumira Ubufaransa mu buryo bushoboka, muri za Niger, muri za Burkina Faso, muri za Mali, zishinzwe kugabanya influence y'Abafaransa. Iyo usubije inyuma ukajya gusesengura Ubufaransa, nubwo bufite zahabu nyinshi ariko nta birombe bya zahabu bigira, bikenera uranium muri za Niger. Ese Ubufaransa buzemera kuva muri West Africa? Ese bushobora kubaho budafite West Africa? Nk'ubu hari igihugu kimwe muri ibyo bya West Africa gifite umugabo w'umukapiteni witwa Traoré, Burkina Faso. Burkina Faso bamaze kugerageza kwica uriya mukapiteni inshuro 8, agira n'abaturage bamurarira, abaturage assassination attempts 8. Assassination attempts 8. Twumvikane naramara n'umwaka ku butegetsi, ariko ibaza izo nshuro ni nyinshi. So birakwereka ikibazo gihari, ibyo byose uvuga nicyo biherekeje icyo kibazo. Biriya bihugu byageze kwikura muri ECOWAS, ECOWAS yari yabafatiye ibihano kubera izo kudeta. Ubu ngubu ECOWAS niyo irimo kubashaka. Ahandi urebye n'iyo Côte d'Ivoire yaraye ejo yahagaritse Voice of America na Nuza na BBC. Burkina Faso niyo yabihagaritse. Burkina Faso si iyoborwa na Traoré? Ibrahim Traoré ari Burkina Faso, yego waravuze Côte d'Ivoire. Burkina Faso. So ya international media bayishyiriye hakuye, bibuka natwe tuweze kubikora. Ariko bikorwa abantu barakritikitse bati bari kubuza abantu gutanga ibitekerezo no gufata itangazamakuru ku muntu. Uratekereza ubu se bwo ari leta y'u Rwanda yimuraga abaturage Kimicanga, nta kritike zabayeho? Kritike ntabwo zikubuza gukora ikintu cyiza, cyane cyane wakize ugasanga ari ikintu cyiza. Kubera ko Ubufaransa nabwo buri muri kiriya kintu cyo bahugiyemo cya Ukraine n'Abarusiya, ni bino bihugu bya Afurika biriho bibonera akanya k'ubuhumekero kugira ngo bikosore ibyo bibazo. Ariko
bakanabereka inzira nziza yo gukoramo. Ubufaransa niba bushaka gukora bizinesi habemo negotiation. perezida nyusi wa Mozambique, Total Energy yari iriyo, irimo gucukura gaze n'ibiki, rwose ubwo ni ubucuruzi, ariko haza imitwe y'iterabwoba, ingabo z'u Rwanda zagiye zirayirukana. Total Energies irarejuminga operation. So, buriya nibwo buryo bwiza bwo gukorana n'ibihugu bya Afurika. Buriya nibwo buryo bwiza bwo gukorana n'ibihugu bya Afurika, ariko ntabwo ari through manipulation n'ubutekamutwe. yego Buriya butekamutwe buzakomeza kugabanuka kubera iterambere rya social media, uko amakuru agera ku bantu benshi hari ikintu kizagenda gihinduka cyane, hanyuma hari amasezerano na generation zirimo kwiga. harimo abantu bagenda babyumva mu buryo butandukanye. Amasezerano wakomojeho yagiye asinywa, abafaransa basinyirana na bariya bantu ba mbere, abo bayobozi bo bari abayobozi ki? Kuki bashyize umukono ku masezerano agurisha ahazaza h'igihugu cyabo? Buriya guharanira ubwigenge ntabwo ari ikintu kimwe, ntabwo ari ikintu ubyuka ngo shu wabikoze. Ushobora kuvuga okay, mutureke twitegeke, tube twemeranyije aya masezerano, mu gihe utegura ukuntu nayo uzayikuramo. So it's a continuation. Liberation ntabwo iba once. Liberation ntabwo iba cyane cyane mu guharanira ubusugire bwawe, mu guharanira uburenganzira bwawe, mu guharanira abarundi niyo bavuga ngo agateka kawe, mu guharanira ibintu runaka, ntabwo ubikora one day. Umwanzi ushobora kumutsimbura uyu munsi ukamubuza kurya, ariko ukamusigira amata yo kunywa, mu gihe uko kurya wamukuyeho biguhesha umwanya wo gutegura uburyo uzafunga na ya mata. Ntabwo wabikora umunsi baguhitana. Ntabwo abafaransa bari biteguye kugwa independence utabasinyiye biriya butekamutwe. Ariko urumva bariya bageze ku bwigenge basabaga yuko ubwigenge bukomeza, continuation, babona abandi bantu bafite iriya myumvire kugira ngo bakomeze babohora igihugu cyabo, uburyo kibona total liberation and independence. Bob, si bo bantu ba mbere usibye n'ibyo se ubundi ubona ibihugu bya Afurika byigenga bifite iyo liberation. Ni ikibazo kirereka, erega ni naho ikibazo kiri, ni ikibazo kiri gikomeye, ariko still ni urugendo rurerure, ni urugendo rufata umwanya munini. Bob, narivuze nti si bo ba mbere ba Assimi Goïta, ba Ibrahima Traoré, ba Mamadou Doumbouya batangije ibitekerezo byo kwerekana ko bashobora kwigerera kure badafashijwe n'aba ba kure. Hari ibitekerezo twabonye bamwita gute uyu nguyu Kapiteni Thomas Sankara, bazanye ibitekerezo nk'ibi nyuma y'imyaka ine, bishwe bakiri bato cyane. Kuri iyi nshuro biraza gutandukanira hehe n'ibyo twabonye mu myaka 50 bagombaga gupfa. Buriya never be a hero alone. Ntuzabe intwari wenyine. Nawe niba ushaka kugira amahoro akaba ariwe mukiri iwanyu, uzashaka undi mujyana, ufata akaboko mukire muri babiri, kuko muzaba mufite ijwi ryo gukontorora famiye. Wanze famiye yawe ntizagusenya. Gaddafi nibyo yari arimo byo kubohora Afurika, ariko Gaddafi was the only hero mu gitekerezo cye. Ntabwo yari yarubatse alliance. Bariya rero bariho barubaka alliance. Byonyine nk'uyu munsi nabonaga hari imijyi yagendereye Traoré, Kapiteni Traoré, perezida wa Burkina Faso. Abaturage nibo baba bamurinze kurenza abasirikare. Afite support y'abaturage, kuko abaturage they know, they are informed birenze cyage kumenya yuko ari niwe
urimo kubaharanira, guharanira uburenganzira bwawe n'ubusugire bw'igihugu cyawe. So they must protect him. Abanyafurika bashyira mu gaciro, they should support each other and protect these men. These young men are so active and are so ambitious. Ariko kugira ngo bigire imbaraga, bubake alliance, bashake protection, babane n'ibihugu bimwe bimaze kugira ijambo kandi byemera n'ibyo bemera, Afurika izagenda ibohoka. Inkoni y'umwana ishira dondi dondi. ariko bivuze ngo n'umwanzi nawe ntabwo asinziriye, iyi niti nikomeza kubaho azabura kutambikamo ibintu. ntabwo wakwicara ngo uvuge ngo ngo iki kintu ngo nigikora umwanzi azanyica, nta kintu wageraho. Ubu se iyo tuvuga ngo ngo Habyarimana ashyigikiwe n'Abafaransa, ashyigikiwe n'ibihugu n'ibi, kubohora iki gihugu ntabwo byari gushoboka. There is sacrifice, and sometimes you give ultimate sacrifice, ubwitange bwa nyuma burenze bwo kuvuga nishaka mpfe ariko ibi bigerweho. Na Rwigema yaritanze, Kayitare ni uko, Bayingana ni uko, Bunyenyezi ni uko. Dufite igihugu, muri make ni amaraso yabo dukesha uyu mudendezo dufite. Baritanze, and we owe them. Tubarimo umwenda udashobora no kurangira. Ntabwo rero ari ibintu isi ishobora kubarekokonayizinga cyangwa ntibarekokonayizinga, ariko buri muntu wese ushyira mu gaciro. Our heroes baguye ku rugamba, yewe na perezida utuyoboye, bose ni ubwitange bwabo, n'abandi banyarwanda baribohoye. Ariko se twaribohoye tutari? Oya, tugomba kwibohora no ku nzara, tukibohora ku bukene, tukibohora no ku bagashakabuhake, n'ubu baracyabiye. Ese utekereza yuko iriya FDLR iri hariya yitunze? Ni igitekerezo. Ntabwo biriya bibura rero. So you need to be active and be alert and prepared, kubafungira ibyuho by'aho bashobora kunyura. Ibyo byuho bikunze kuba ibihe? Ibyuho baducamo ibice, wowe ukigira umunyapolitiki utavuga rumwe nanjye, ukavuga ibintu bakaguha amafaranga, ugashaka n'abantu. Ariko of course Abanyafurika bicwa n'Abanyafurika bagenzi babo, ariko ababiri inyuma bibereye mu mirwa mikuru, mu ma etaje arenze 30 hejuru. Ni igitekerezo kigari kinahuriza hamwe umugabane wa Afurika wose. Mbese way forward ku mugabane wa Afurika ubaye nk'ubikomoza, ariko turahindura master. Dufite abari batuhari batuyobora, turava kuri pora y'isi tujye ku yindi, cyangwa igihe kirageze na Afurika nayo ibe dynasty, nayo yigenera ijambo ryayo. Afurika harimo organic, abantu ba Dumbuya. Dumbuya yari umusirikare mu Faransa, ariko ubu niwe utabumva. Abantu benshi. So icyo ushaka kuvuga, ntabwo bidusaba kugira ngo tuve ku ruhande rw'Abanyaburayi tuyoboke Putin cyangwa tuyoboke Jinping w'Ubushinwa. Jinping. Oya, biradusaba yuko abo bose baza twakorana nabo, dukorane on mutual respect and mutual interest. Mutual respect and mutual interest. Ariko ntabwo dukeneye guhindura ubuhake tuva kuri ubu tujya kuri ubu. Abantu barimo guharanira ubwigenge bwa Afurika buriho, it's organic, ni ibintu birimo kuvuka mu bantu, and you cannot stop it.
n'abo bose dutinya ntabwo they will not stop it. Of course ndabizi abafite impungenge nkawe bakavuga bati biriya bihugu duhanganye nabyo nta mpungenge birakomeye, mfite ndi kukubaza kuko mbazi impande zose. hariho n'abandi baba bafite impungenge ndazumva pe, ariko there is no another way forward. Speaking of impungenge, ndagusubirira ku ntuza ku ijambo rya Haile Selassie yavuze muri iyo General Assembly, aravuga ngo we Africans we shall fight as we see it necessary and we know we shall win. twe abanyafurika tuzarwana mu gihe cyose tuzasanga biri ngombwa, nta muntu tuvuga ngo turwane cyangwa turekera, kandi tuzatsinda twizeye intsinzi, kuko buri gihe icyiza gitsinda ikibi. Ntabwo ari twe twavumwe, ntabwo ari twe twaremewe ngo to be exploited, ntabwo ari twe twaremewe kuba nk'abagenerwabikorwa. mama twasigaye inyuma cyane mu ikoranabuhanga, mu buvumbuzi, mu nganda, mu ki twasigaye inyuma cyane, ariko uburyo bwiza bwo gutangira ni ubwigenge bwacu. Tubanze ku bwacu twumve ko twigize, twifite. Do we own ourselves? Ubu nona every African undeba, do we own ourselves? Turifite. Ikibazo gikomeye, so tugomba kubanza kurwara iyo ntambara yo kuba twifite, hanyuma ibindi tukabitangira tukabyubaka. hanyuma Bob, turi kugana ku musozo, uvuze ku kijyanye n'igishoboka kugira ngo ya Afurika ibe ifite imyumvire. Se iyi Afurika irahari y'uyu munsi? Tugifite abayobozi mu minsi ishize basobanuriraga Ndayishimiye bagifite politics ziri primitive. Ariko bamwe bagenda bajijuka, bamwe urabarasa bakajijuka, bamwe urabarasa bakajijuka, abandi barabikora bagasanga bariho baraharanira ubusa, abandi aba ari inzara ibibakoresha, nta mutima mubi wundi, ari inzara. Ariko ibyo wita inzara hari ababyita tribalism, hari abantu bagifite ibintu ibyo nabyo nabyemera, ni bya byuho akomosha. ariko ibyo byuho byose nyine ibyo ni ibyuho tugomba kufikisinga. ariko urumva nka organic pan-africanism irimo kuzamuka, ntabwo mvuga Ndayishimiye, kare hariya niragerayo. Abantu bagipfa ngo indeshyo y'amazuru, ibyo twebwe twabinyuzemo bitubyara jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, twabikuyemo isomo twebwe, abandi ibindi bihugu bikaze byakuramo isomo twabyemera, ariko abandi bumva bo nta somo ahubwo bagikomeje umugambi, tuzahurira kuri tere. urumva yavuze gutya icyo bavuze, iyo ideology barayirasa, basi ntabwo dushobora kuyirasa, ariko uyikoreye tukamubwira tutucira birarura, nicyo never again bivuze. Reka tugane ku musozo Bob. Gushoboka kw'ibi iyo uteye inzuzi ukareba imbere, ubona biri nko mu gihe kingana gite bitewe n'ibyo ubona uyu munsi? Byabaye buriya igitekerezo cyavutse, ukabona abantu barenze 2, 3, 4 bakigiyemo, fire has come and we are sure of victory. Sinzi iragaragara. Maybe not in my lifetime, ariko iyi organic iri bwo kuvuka, kandi barabibona. Iki kintu cya social media icyiza cyacyo kirazana amakuru kikayegereza abaturage, wese akabireba akavuga ati aka ni akarengane, ntabwo twakagombye kuba dukoresha amasefa. Burya kuko ikibazo cya mbere ni uko ayo masezerano yari ahari, za leta zibikora, ariko abaturage badafite amakuru. None ubu barayafite on their hands, smartphones barayafite. Turebye ntitwasoza.
ntabwo ari ibintu bikiri mu mpapuro za kure batazi, aya ni ibintu babona buri ntabwo munsi. erega panafricanism yaturuka ntabwo panafricanism yaturuka muri African Union. Iriya nzira yaraduhombeye yaraduhombeye, hari ubwo w'investing ugahomba. Bob, reka tugushimire cyane, murakoze cyane. wakoze cyane ku ruhare wagize mu kiganiro cya none, twizere ko n'ubutaha tugukenera. murakoze kuntumira, Reka ndabishimiye kandi nsuhuza aba diaspora bose, nabashimire ko mufite ijwi, iryo jwi murikomeze munariharanire. Diaspora igomba kugira ijwi kandi rikomeye, bakariharanira. Kubaho udafite ijwi biragatsindwa, buriya Afurika nicyo yazize. Mukanabahereza n'ab'ijambo bakaganira. I look forward, muzashakisha uburyo kuri radiyo nakoraho icyo kiganiro live, byibutse nkavugana n'abadiaspora nkumva ahantu bageze, kuko I really need them. Kandi barakora ibikorwa byiza, they are investing in their country, they are visiting their country. Ntabwo ari ibisambo nka diaspora z'ahandi. So murakoze, murakarama, ndabasuhuje. Abakora baba bari muri diaspora, mukomeze mukorere amafaranga menshi, mugwize ubugiri n'impagarike. Sigaye tujye dusangira agakawa i Kigali, tuganira ku bitekerezo uburyo twabohora Afurika, bizagerwaho. ni ukuri.